Hari igitabo cyanditswe na Benjamin Graham, ni igitabo cyitwa The Intelligent Investor. Iki gitabo ni kimwe mu bitabo bikomeye cyane byigeze byandikwa ku bijyanye no gukoresha amafaranga neza no gushora imari mu buryo bw'ubwenge. Ndetse umwe mu baherwe bazwi cyane ku isi, Warren Buffett, yavuze ko aricyo gitabo cyiza yigeze asoma ku bijyanye n'ishoramari. Ariko nubwo bavuga ko ari igitabo cy'abashora imari, mu by'ukuri ni igitabo umuntu wese yakagombye gusoma kuko cyigisha uburyo bwo gutekereza neza ku mafaranga, uburyo bwo kwirinda amakosa abantu benshi bakora, ndetse n'uburyo bwo kubaka ubuzima bwiza buhoro buhoro. Niba uri umuntu ushaka gukoresha amafaranga neza kugira ejo hazaza cyangwa kubaho ubuzima bufite gahunda, ubane natwe muri iki kiganiro aho tugiye kurebera hamwe amasomo akomeye ari muri iki gitabo mu buryo bworoshye kandi buri wese abasha kumva. Nongeye ndi Fiston Uwimana. Reka dutangire. Iyo abantu benshi bumvisha ijambo gushora imari, bahita batekereza ibintu bikomeye cyane nka company, imigabane cyangwa abakire bafite amafaranga menshi. Ariko Benjamin Graham mu gitabo cye yise The Intelligent Investor yavuze ko gushora imari nyakuri bitangira mu mitekerereze y'umuntu, kuko umuntu ashobora kugira amafaranga menshi ariko nta bwenge afite bwo kuyacunga. Undi akaba yagira amafaranga make ariko akayakoresha neza buhoro buhoro, akiyubakira ubuzima bwiza. Iki gitabo kivuga ko ikibazo gikomeye abantu benshi bafite atari ukubura amafaranga gusa, ahubwo ari ukutamenya kuyacunga. Uyu munsi usanga abantu benshi bakorera amafaranga bakayakoresha yose, bakayagura ibyo badakeneye cyangwa bakayashaka kubaho mu buzima bwo kwiyemera kugira ngo bashimishe abantu. Nyuma y'igihe gito ugasanga basubiye hasi. Niyo mpamvu iki gitabo kivuga ko ubwenge mu mafaranga buruta amafaranga ubwayo. Reka turebere rimwe amasomo akomeye ari muri iki gitabo. Isomo rya mbere ni uko umuntu atagomba gukoresha amarangamutima mu mafaranga. Abantu benshi bafata imyanzuro y'amafaranga kubera ubwoba, igitutu cy'abandi cyangwa kugenda mu kigare. Urugero, harimo umuntu ubona abantu bose bagura ikintu runaka nawe akumva agomba kukigura kugira ngo atagaragara nabi. Hari n'igihe umuntu yumva inkuru ivuga ngo ubu ni bwo buryo bwihuse bwo gukira, ako kanya agahita ajyamo adatekereje. Nyuma y'igihe gito ibintu bikagenda nabi. Benjamin Graham avuga ko umuntu w'umunyabwenge adakwiye gukurikira amarangamutima cyangwa ngo yumve ibyo abantu bose bavuga, ahubwo agomba gutekereza, gukora ubushakashatsi, gufata umwanya mbere yo gufata icyemezo. Aho muri iki gitabo harimo urugero ruzwi cyane rwitwa Mr. Market. Mr. Market ni umuntu uhagarariye uburyo isoko ry'imari rihindagurika. Hari igihe aza yishimye cyane akavuga ko ibintu byose biri kuzamuka, abantu bose bagatangira kubyirukanyira. Hari n'igihe aza afite ubwoba akavuga ko ibintu byose bigiye gusenyuka, abantu bose ako kanya bakahita batangira gushya ubwoba, bagatangira guteshuka no guta umutwe, bagatangira gukora ibintu nabi.